Kristo yazutse, aleluya. Kristo ni muzima, aleluya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana irabakunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya mbere cya Pasika, tariki ya mbere Mata 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 2 umurongo wa 14 wa 22 kugeza ku 32. Ku munsi wa Pentekosti, Petero ahagararanye na ba 11 arangura ijwi agira ati: bantu muri Yudeya, namwe mwese abatuye Yerusalemu, nimumenye neza ibi ngibi kandi mutege amatwi amagambo yanjye. Yezu w'i Nazareti, uwo Imana yemeje muri mwe, imukoresha ibitangaza, ibikorwa n'ibimenyetso bikomeye rwagati muri mwe, nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu rero, bikurikije umugambi udakuka w'Imana, amaze gutangwa, mwaramwishe, mumubambisha ku musaraba amaboko y'abagome. Ariko Imana yaramuzuye, imubohora ku ngoyi z'urupfu, kuko bitashobokaga ko rumuherana. Koko kandi Dawudi yavuze ibimwerekeyeho ati: narebaga Nyagasani imbere yanjye ubudahwema, kuko ari iburyo bwanjye, kugira ngo ntadandabirana. Nicyo gituma umutima wanjye uri mu byishimo, n'ururimi rwanjye rukaba runezerewe, byongeye kandi nzaruhukana icyizere, kuko utazaterana ubugingo bwanjye mu kuzimu, kandi ntuzatume intungane yawe imenyana n'ubushanguke. Wamenyesheje inzira zigana mu bugingo, unyuzuza mu ibyishimo, unyereka uruhanga rwawe. Bavandimwe, nta cyambuza kubabwira nta shiti ko umukurambere wacu Dawudi yapfuye, ko yahambwe ndetse n'imva ye ikaba ikiri iwacu kugeza uyu munsi. Nyamara kuba yari umuhanuzi kandi yarazirikanaga ko Imana yamusezeranyije indahiro kuzishaza ku ntebe y'ubwami, uwo mu bamukomokaho yabonye cyo mbere y'igihe by'izuka rya Kristo, maze amuvugaho ati: ntiyatereranywe ikuzimu, kandi umubiri we ntiwigeze umenyana n'ubushanguke. Yezu rero Imana yaramuzuye, twese turi abahamya babyo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 16. Mana yanjye unyiragirire, kuko ari ubuhungiro bwanjye. Mana yanjye unyiragire, kuko ari ubuhungiro bwanjye. Uhora ndamubwiye nti: niwe mutegetsi wanjye. Uhoraho, wowe munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Ndashimira Uhoraho ngira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho, mparamuzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sinteze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze. Kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe gupfana. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Hafi yawe niho hari umunezero usendereye, iburyo bwaho hakaba umudabagiro udashira. Mana yanjye unyiragirire, kuko ari ubuhungiro bwanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 28 umurongo wa 8 kugeza ku 15. Abagore bamaze kumva amagambo y'umumarayika, bava kumva bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, bihutira kubwira abigishwa b'iyo nkuru. Nibwo Yezu ahuye nabo ati: nimugire amahoro. Baramwegera, bahobera ibirenge bye, bamupfukamye imbere. Nuko Yezu arababwira ati: mwitinya, ahubwo nimugende mubwire abavandimwe banjye bajye mu Galileya, niho bazambonera. Abagore bakiri mu nzira, bamwe mu bazamu baza mu murwa kumenyesha abatware b'abahereza bitambo ibyari byabaye byose. Nibwo bateraniye hamwe n'abakuru b'umuryango, nuko bajya inama. Bahawe basirika amafaranga menshi, babihanangiriza bati: muvuge ko abigishwa be baje nijoro bakiba umurambo we musinziriye. Umutware w'igihugu nabyumva, tuzamugusha neza, maze tubarinde impagarara. Bamaze gushyikira amafaranga, bagenza uko babwirijwe. Nuko iyo nkuru yogera mu Bayahudi kugeza na n'ubu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro, mwitinya. Iyo ni indamukanyo ya Yezu Kristo wazutse, asuhuza be, hato bataza kumwikanga ngo ntibaringa, ahubwo bakamubonamo umucunguzi, bakamubonamo uje kubaha amahoro, bakamubonamo uje kubahumuriza. Nimugire amahoro. Namwe abari kuri Buri Munsi mwese, nimugire amahoro. Kristo wazutse aganze iwacu mu mitima yacu,
ahasakaza amahoro ye. Yezu Kristo wazutse akoresha indamukanyo ati nimugire amahoro, hato dutaza kumubonamo umuzimu ahubwo umuzima. Yezu Kristo yarazutse, Yezu Kristo ni muzima, akomeze kuba muzima iwawe n'iwanjye, atuzanira ubuzima buzira umuze. Ngo umunsi umwana baramubajije bati bita bate inzoka irya imbeba? Umwana ati ni kiryambeba. Bongera bamubaza ikibazo cya kabiri bati bita bate umuntu urya ruswa? Umwana ati ni umuswa. Abayoboke b'Imana nimugire amahoro. Umuswa, ako kantu mubyeyi, umuswa mu Kinyarwanda hari icyo bita umuswa, twa dusimba tw'intondagizi tudafite inda n'umugongo. Iyo tugiye mu nzu yawe ubwo dutangira kuyimunga, bikaza kurangira inzu itangiye kugenda isenyuka. Hari nanone umuswa, nanone bijya kumera kimwe, n'uwo wese urya cyangwa utanga ruswa, bikaza kurangira ari kumungwa nawe. Ruswa zamunze abantu. Muri aka kanya hamwe n'aya masomo nk'uko twatangiye tubitekerezaho, tujya kuvuga ku ijambo ryitwa ruswa. Bamwe bararya ruswa, abandi bagatanga ruswa, ariko bose bahereye mu gico cy'abaswa nyine. Ejo n'ejo bundi bishobora kuzaba munga, abo bose barya ruswa, abo bose batanga ruswa. Ushobora gusanga urimo cyangwa nanjye ndimo. Rero aya masomo naje gukuburira kugira ngo ejo n'ejo bundi utazaba umuswa ugatangira ukamunga inzu z'abandi, ejo n'ejo bundi utazaba umuswa ugatangira ukamunga abandi, ukamunga sosiyete urimo, ukamunga imirimo yawe. Urya ruswa nyine agenda amunga abandi. Twongere twibutse rya tegeko ry'umuhanga wavuze ati impamvu ruswa zidacika mu bihugu byacu nuko ngo abashinzwe gukumira ruswa no kuyamagana aribo bayirya, babandi b'imbere bashinzwe kuyamagana. Rero uze kureba mu gihugu cyawe, ongera urebe aho uyobora, aho utuye, niba nawe utari mu bajya bamagana ruswa kandi ari wowe uyirya uyihekenya ku buryo bw'agatangaza. Kandi byaba itegeko rya ruswa ntirize kugufata nawe, wasanga ariho ukumira ruswa ariko ari wowe uyirya, warahiza kuyikumira bakongera bakayikuzanira ukayinyuka ukayihekenya. Amasomo dufashe kurwanya ruswa ndetse turinde no gutanga ruswa. Aya masomo arimo ibyiciro bibiri, harimo nyine abahanga wenda batarya ruswa, ariko harimo n'abaswa nyine babandi barya ruswa. Abo barya ruswa twabita abahakanyi, bahakanizuka. Naho abahanga, umuhanga nyine n'umuhanga ku Mana ni wa wundi wemera izuka. Reka duhere ku ba mbere, abemeza ibizuka bari guhamya izuka, des témoins de la résurrection. Abo ngabo nuko twabazirikanye ni Petero ari kumwe n'aba 11. Byumvikane Yuda we yari yamaze kwigendera, yamaze gucaho, yari yagiye kwiyahura, basigara 11. Bari kwamamaza izuka bahagariwe na Petero. Petero nyuma yo gusobanurira abari bateraniye ngo ku munsi wa Pentekoste byanditswe bitagatifu, ahereye mu isezerano rya kera, avuye kuri Dawudi yerekana uburyo Dawudi kubera kwemera Imana byatumye Imana imukomereza isezerano kugeza nubwo yemeye izuka kandi atarabonye Yesu, ariko kubera ukwemera Imana yamukomeje isezerano rye. Petero rero arahamya ashize ubwoba uburyo Yezu Kristo yazutse, Imana yamuzuye. Ubwo asoza agira ati Yezu rero Imana yaramuzuye, twese turabahamya babyo. Amen. Abahamya bizuka kandi twanababonye no mu ivanjiri y'uyu munsi. Usibye intumwa, twumvise abagore babiri bagiye kumva bakabonekerwa bagasanga Yezu yazutse. Nuko Yezu kabahumuriza ati nimugire amahoro, mugende mubibwire intumwa abigishwa banjye. Iyo wabuye na Yezu Kristo agutuma ku bandi. Harimo ibimenyetso by'izuka, harimo inyigisho za ba Petero zihamya ukwemera kwabo ndetse n'izuka, harimo ibitangaza, amabonekerwa, imva irimo ubusa n'ibindi bimenyetso byinshi bikomeza kugenda byerekana ko Yezu Kristo yazutse koko. Yezu Kristo ni muzima, ni muzima iwacu. Uretse muri aya masomo abemeza ibizuka des témoins, hari noneho abahakanyi bizuka, twakwita aba contre succès, babandi batifuzaga ko Yezu yazuka, ikimwaro kirabafashe. Abo rero nibo twakwita abaswa, kuko abangaba bariye ruswa, abandi batanga ruswa kugira ngo bazimanganye ibimenyetso Yezu Kristo yakozongera kwibuka ukundi. Aba baswa rero twabasanze mu ivanjiri, bari ubwoko bwinshi. Hari abazamu barindaga imva, hari abatware b'abahereza bitambo, abakuru b'umuryango, imigambi bari gucura bigeze no ku basirikare. Bishatse kuvuga abantu bakomeye bafite intwaro, nibatambutsa ruswa
aba ngaba bafite intwaro baraza kwaba mbere umugo we kuyishyigikira, ba bantu b'imbere bo guhekenya ruswa, kandi bari bashinzwe kurwanya ruswa. Nuko ngo birangira ikinyoma gikwiriye mu mujyi wose. Kubera iki? Kubera ya ruswa, amafaranga menshi. Abakuru b'umuryango bamaze gutanga amafaranga menshi, baratangira bati umuvuzi avuge ko abigishwa be baje nijoro baramutwara musinziriye, umutware w'igihugu nabyumva muzamugusha neza, maze tubarinde nta mpagarara. Ngo bamaze gushyikira amafaranga babigenza uko babwirijwe, ngo nuko iyo nkuru yongera mu Bayahudi kugeza na n'ubu. Amen. Nguko abaswa batanga ruswa, abaswa bakakira ruswa, bikaza kurangira ikinyoma gifashweho ukuri, kandi ngo n'abantu benshi umujyi wose, kandi byaba. Kongera tuzirikana impamvu ruswa idacika mu bihugu byacu, mu turere twacu, mu ntara zacu, ku migabane yacu, mu tugari twacu, mu midugudu yacu. Nuko abarya ruswa, abatanga ruswa ari babandi b'imbere. Ducungire hafi nyaboneka mu kiliziya bitazageramo, ugasanga muri za diyoseze zacu, muri za paruwasi zacu, mu miryango remezo naho hashobora kuza za ruswa. None se abigisha amategeko, abahereza bitamba bakuru umuryango, so bari bashinzwe ibyerekeye iyobokamana ndetse n'ibyerekeye n'ingoro? Mucungire hafi nyaboneka ruswa zitaza kwinjira iwacu, tukaba tubuze ukwemera, natwe tukaba twayahakanye, ririnze kuvuga abaswa. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore n'umukobwa ngo bariganaga. Nuko igihe kimwe kiza kugera, ngo uyu musore ngo akaba yari umuhanga cyane mu ishuri, uyu mukobwa ngo yari umuswa. Birumvikana mu ishuri haba umuswa haba n'umuhanga. Ngo bigaga isomo commerce comptabilité, kuzacunga, kuzaba baruramari. Baza kugira igihe barangiza amashuri yisumbuye, uyu musore ari uwa mbere, uyu mukobwa ari uwa nyuma. Kubera ubuswa bw'uyu mukobwa ntiyabashije gukomeza amashuri ya kaminuza, umusore arakomeza. Igihe kiza kugera mu ruganda rumwe, wa musore amaze kurangiza kwiga kaminuza, urumva umukobwa kubera ko yari umuswa ntabwo yabashije gukomeza, agarukira aho ngaho. Nuko igihe kimwe kiza kugera, ngo uyu mukobwa ariwe akaba yari umukobwa mwiza cyane, ibi by'inyuma ari umukobwa ufite uburanga buhebuje, ariko malgré tout mu mutwe shwi ari umuswa. Igihe kiza kugera ngo mu ruganda rumwe ngo baza gukenera umubaruramari comptable. Ubwo abakandida ngo yari wa musore na wa mukobwa uko biganaga, nubwo umwe yaje kurusha undi akamurusha amashuri. Nuko ngo bajya gukora ikizamini cy'akazi. Abaturage ngo bari hafi aho ngaho bacaho umukobwa ntiyabambwira ati urajya he koko, nk'ubu uri kujya hehe, urashaka gusebera mu maso y'abaturage y'abayobozi bariya, urajya he urajya he urajya he urajya he? Wa mukobwa ntiyacika intege, arakomeza. Nuko baragenda bagera mu kizamini. Ati umeze nk'ugiye guherekeza uriya musore, uriya musore byararangiye akazi yakabonye kuko ni umuhanga arakurusha, n'ikimenyimenyi y'izi universite. Wowe rero n'amashuri yisumbuye yarangije hamana, none urajya guhatanira umwanya n'uriya muhanga? Nuko ngo wa mukobwa aragenda, bajya mu kizamini, bakora ikizamini. Nuko kamwanya bagiye gutangaza amanota. Nuko wa musore w'izi universite agiye kubona, abonye 40%, aje nyine ari uwa nyuma. Wa mukobwa we yabonye 80%. Babyeyi muranyumvira? Ngo abanyuma bazaba abambere, abambere b'abanyuma. Wa musore nyine umugani umwuzurizwaho, birangira wa mukobwa ari ugiye imbere. Nuko abantu birabashobera bikomeye cyane, bagwa mu kantu, bibaza ibibaye. Byumvikana nyine wa mukobwa yatangiye kubyina intsinzi, ati rwose ndatsinze. Nuko akawa mugani ugira uti ubwiza bw'umukobwa umugezi bwami, ariko ubwenge bwe nibwo bumuha kurambayo. Ngo burya cya kizamini ngo yagiye kugikora yabanje kubonana na chef w'uruganda, patron, babanza kuryamana, abamuhaye karuswa nyine. Nuko ngo chef w'uruganda aramubwira ati nunyemerera tukajya dukomeza muri ubu buryo, uzatsinda ikizamini, uzaba uwa mbere, ubundi yegukane uyu mwanya w'ibaruramari comptable, umuntu ukomeye muri uruganda. Wa mukobwa nyine nawe biza kurangira abyemeye, nibwo yaje gutsinda nyine iki kizamini. Abantu bose ntibamenye ibyabaye. Wa musore atahamara amasa mwene ngofero, urubanza rwo barumwereyeho amazi, ntiyamenye n'ibyabaye, ntiyarabuswe. None se umusore azajya kuregera hehe? None se mubyeyi warega umuntu uregeraho? Ntabya nko kubona umuntu washakaga kuregeraho ari nawe ugiye kurega.
nuko wa musore atahamara amasa abura akazi atyo kandi ngo yarize ntiyamenya ko urubanza rwe nyine barumwereyeho amazi. Aha babyeyi ngiye impamvu ruswa idacika nuko ab'imbere abashefu aribo bayitanga aribo bayakira. Nuko birangira wa musore atashya amara amasa, wa mukobwa na n'ubu ari mu kazi arashishikaye, ari gukora za promotion zirisukiranya n'ibindi byinshi cyane. Kubera iki? Bwa bwiza bwe kurya ruswa, gutanga ruswa bimugejeje hehe? Bimugejeje mu ruganda rukomeye, agiye kugihembwa amafaranga menshi cyane nk'ayandi bahaye babasirikare babazamu. Nuko rero bakazimanganya izuka, nguko gusisibiranya izuka, ingeso z'urukozasoni zigasisibiranya izuka rya Yesu Kristo. Reka turebe ubwoko bwa ruswa. Hari bamwe batanga akabindi k'ubuki, ukajyana akabindi k'ubuki ku muyobozi mukuru, ugiye kuvuga mugenzi wawe, ugiye kurega mugenzi wawe, iyo ni ruswa. Ukagenda ugataka abakuru ukabashyiraho, kubeshya abayobozi ba rubanda rurashukika nyine, kugusha neza abayobozi nk'uko twabizirikanye muri ivanjiri, kubakabiriza ukaba warahindutse nk'amashyi kandi uri umukristo w'indani. Za ruswa z'amafaranga, ibintu, kwitangaho ruswa. Navugaga ruswa ku mubiri wawe, ukabeshwa mu kazi kubera ko uri umukobwa mwiza, uri umugore mwiza, n'ubundi bwishongore bwawe bwose akaryo kikubesheje mu kazi, ariko mu mutwe shwi no mu mutima shwi, ari gusa ubwiza bw'inyuma uburanga. Babyeyi kubeshwa mu kazi kubera uburanga kandi byabaho. Ngiyo ruswa, ngabo baswa, nguwo umuswa. Hari ahantu nifuza ko dusoreza umwitozo kuyibazaho nawe. Ari umucuruzi, ari umuguzi, ukize cyane ninde? Ufite byinshi ninde? Nizere ko usubije ko ari umucuruzi. Ikibazo cya kabiri, ari umucuruzi w'udukingirizo, ari umuguzi w'agakingirizo, usambana cyane kurusha undi nuwuhe? Niba tuzi ko agakingirizo ushobora gukoresha mu ngeso mbi z'ubusambanyi, birumvikana nizere ko wasubije ko ari umucuruzi ufite twinshi nyine, kuko ufite byinshi nta n'ukomeza kubona byinshi nyine, nta n'ukomeza gukora byinshi. Niba ari bibi bwo nyine niwe ruharwa, birumvikana. None ikibazo cya nyuma, ari utanga ruswa, ari uwakira ruswa, ufite icyaha gikomeye kurenza undi nuwuhe? Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Hari igihe ducira abayobozi urubanza ngo bakiriye ruswa, ariko se wowe yibahaye wagize ngo uri shyashya, kuko nyine ufite nta niwe utanga. Niba se ufite ruswa ukayitanga, urumva atari wowe ukize cyane. Ngo kuko abari benshi n'abategarugori benshi basigaye ukicuruza kugira ngo ubone akazi, n'abandi benshi bitanga ukitanga kugeza igihe uri guhakana izuka nawe, kugeza igihe umubiri wawe usubiye mu bucakara bwa Misiri, ukaba uri aho ngaho ariko wibereye mu Misiri n'ubundi. Muri isi dufite abaswa benshi bitangaho ruswa nyine, bakira ruswa. Ukaba uri umukristo ariko ukibereye mu Misiri, ukiri mu Giputa, utarambuka, utaremera izuka, uhakana izuka, kandi uhabwa Yesu, wumva ijambo ry'Imana buri munsi, wakira Yesu, ariko ukamwakira kuri ruswa. Ugasanga ruswa yabaye nk'ubuzima busanzwe, comme monnaie courante vraiment. Mubyeyi nawe uze kwibaza izuka riri iwawe. Niba umubiri wawe, niba ibintu byose utunze warabibonye kubera ruswa, n'ubundi bizarangira uri kubitangamo ruswa. Ngwifurije kujugunya kure izo za ruswa, ukakira ubuzima bushya muri Yesu Kristo wazutse, kugira ngo ubeho neza, wishimye kandi ugire amahoro. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumukuru Silas wa Diocese ya Cyangugu.